nyine niyo mpamvu nashaka ngo muzikure mu bimubwira amaso ku maso. Yego. Icyambere ukundira ko ari mwiza. Yego. Ni ikibasumba. Yego. Icya kabiri cyangwa biracyari mu cyambere aho ngaho? Ni icyambere ko ni byinshi. Yego. Icya kabiri mukundira nuko hindukira gutyo banana niko Dr. ntabwo ajya yambara cya kinuze niko Karamata umaze kugira aba ex boyfriend bangahe? Ba boyfriend aba ex boyfriend nyine abasore mwakundanye bangahe? Abasore twakundanye abakankunda nanjye nkamukunda. Ex ejo bundi twagiye kubona tubona post Joyeza akora ishyano agira gutya bagutereye ivi. Uri umuntu w'umugabo ibyo bintu ntabwo tubimenyere mu muco nyarwanda. Bazi nayo narumiwe navuze se none y'umukobwa nuwahehera. Ntuzize mukunda. Yego. Mbwiye impeta ngo yanyambitse. Ngo sinkwe ngo kuzijya nyikuramo n'umunsi waremye. Nanjye rero narayikwambitse tuye kutazigera uyikuramo. Nimba nayikuyemo nangiye wanyambitse nzayikuramo. Kwanza ubundi Suzana mo nako kantu ka Juno. Juno uza watubwiraga ati ewana nta wundi musore nzigera nkunda kurusha Juno. Rwa rukundo wakundaga Juno ruracyahari. Ubusigaye umukunda nk'umuntu iki kuri wowe? Yabungu nsigaye. Sigaye wisiga amavuta tukuru. Ntago nyanisiga mu korogo. Abantu bagende bareba amavuta yitwa Vaseline ya Gikotore. Niyo nisiga. Mariage iri vuba cyangwa murahira ibyo Umurenge ni kuri 19. Mariage ni kuri 19 za 2030 na kangahe? 2026 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 19. Mariage ni kuri 2 z'ukwa gatanu. Murumva nyine igihe cyagenda ubundi ni ukwezi kumwe kugira ngo umurenge ube haracamo ku kwezi kwa kabiri n'ubundi ni mu matariki ya mbere nyine bizaba. Nuko na mariage agaca mu kwezi kwa kane murabizi ko bazaba ari ukwibuka niho twakabaye twarabishize ariko nyine kuba ari ukwibuka. So niyo mpamvu nyine bizaba mu kwa gatanu ku itariki 2 murabyumva naho ni amatariki ya mbere. Dumba yakubwiye ati Dumba aranshyigikiye. Godfather wapi we nagagushyigikiye. Soza kandi nkohereza ikaze ukurikiye Big Town TV ndizera ko umeze neza nawe utameze neza agira kwihangana. Ntago turi kuri Big Town gusa turi kumwe na Dr. M Official TV tukaba turi kumwe na Joyeze wa Juno. Ako rero bikuye kuzahinduka nanone uhunguru wa Dr. M uko bimeze aho byose bigomba gukurwaho kabisa neza cyane. Ino rero ikaba ari couple ya mbere irimo irabica bigacika mu mujyi wa Kigali. Niyo couple ya mbere iberanye kurusha izindi zose twabonye. Niyo couple ya mbere irimo umukobwa abana ari kuri taye kabisa. Wabibonye? Banza yarabirebye. Akavuga ati umugabo wanjye ntiyabyibuha nanjye mbyibuhe. Bari kubibona. Ubona ko ndi kuri taye. Haguruka haguruka twirebere sha. Waretse. Bega umusheri wanje. Ewana haguruka hindukira utwereke neza. Bijya kuje. Ewana. Murashaka. Hindukira gutyo. Banana. Niko Dr. ntabwo ajya yambara cya kinuze. Niko ubwo nzamushobora. Kandi mbona ibiro byaragabanyutse. Karatayemo gatoya. Ibiro byaragabanyutse. Gabanura nako. None se azko nigeze ngo iye baba we naho nigeze ngo akanyenga. Uyu winero akanyenga. Yesu Kristo. ibiro biracyarimo. Kandi mbona yarananutse mukuntu yagize ka gatoye twita taille française. Mana yanjye. Ndori gutera undi mwana isoni. Gaguruka sheri. Ese ako
ndongera Joel, muterure zino ke baba bari kuguhaza bazito oya ariko gama kabisa ntabwo ngo kabisa yego umukobwa Joel, zino ke nizo zirimo zirakunanura zirimo zirakunanura rwose kuba mbona utari kubyumva neza shirara kwa kabizu ugatangira ukigirishwa ukuntu so buri kanya twaye iki se si uwawe ntabwo uri uwanjye barirwa buri kanya neza cyane cyangwa azajya kundega cyangwa njya numva mbese dogiteri guteza akajagari karinjiye se ko guteza akajagari ku munwa ubwo dogiteri yo karinjiye se ko muri gukora ku nda gakeya kujyamo kagiye kujyamo karimo ijoro iri joro ijoro ni njye nawe dore nanjye ngo njya imetara ni nabyo bintu nashaka ko tuganiraho ariko mbere reka nawe uba wirukanse cyane reka tugende gake urabona mwebwe ibyanyu ni ibyanyu kuri Big Town ntabwo bazi ngo bihagaze gute murabanza munatubwira ubundi ariko twigeze gukorana ikiganiro ubushize nako ndabyibutsa n'ubundi mutubwira ku bijyanye n'urukundo rwanyu si icyo gihe byari byaratangiye cyangwa mbere igihe Bakti yazaga mu Rwanda urukundo rwari rwaratangiye rushyushye n'ubundi igihe Bakti yazaga mu Rwanda twari turi mu rukundo ariko tutarabitangaza cyane gusa ubu ngubu nyine mwumve ko ari ibintu nyine biri officially cyangwa se biri official kandi binameze neza cyane ndabeshya sheri ese wenda tutararenga aho ngaho n'ubundi biganira abakunzi banyu barabakurikira Dr. nako kwanza banza undebere shere wawe murebe mu maso nyine murebe mu maso kumureba mu maso gusa hindukira umurebe neza ko muri hindukira ngiye hari ikintu nshaka kimwe cyonyine kwibwira Dr. ariko se winterura reka badashaka ko kureba wimuterura akurebe murebana amaso hasi Dr. kunayo ukora muri nete rimwe ryonyine urongera zisubize kura muri nete kanyine mubwire uzazimena urahita uzisubizamo ntari urahita uzisubizamo it's okay kuri izo rinete uzazikure rimwe ryonyine nta hantu yaba ari atazifite urabona ikintu nshaka kukubwira nawe uramutse ukimubwiye uri muri rinete ntabwo byagaragara neza turashaka kureba nyine ya romance ya Dr. M ari kurebana n'umusheri w'amaso ku maso neza cyane harimo amaso nyine ariko ayo maso y'imikara nanone amaso y'imikara umuntu aba ari kuyashidikanyaho kugira ngo turebe ukuri kwawe mu maso dukuriremo uturinete ngenda ndashaka kwisabira akantu kamwe murebe mu maso nawe mbabare munkubitira gato mumubwire ikintu byibuza bitatu umukundire oya neza kubera iki we n'akazambare naribe okay nimba ari byiza ngamumbwira utuntu ngamumbwira utuntu dutatu mukundira uri kumutera udutoma icyambere ubimubwira umureba mu maso sinoti Joel reba shiri wawe mu maso ase wakwema izo rinete reba mu maso ndeba mu maso se mbega umukobwa utari kundeba ikintu cya mbere mukundira yego n'umukobwa mwiza cyo ni icyambere reba umugabo wawe nyuri hano muri kamera ushaka kundeba ikijisho marakuramo n'ikijisho uragaragaje nyine niyo mpamvu nashaka ngo muzikuremo mubimubwira amaso ku maso yego icyambere mukundira ko ari mwiza yego ni ikibasumba yego icya kabiri cyangwa biracyari mu cyambere aho ngaho ni icyambere kuko ni byinshi yego icya kabiri mukundira ni uko ari umukobwa w'isugi sibyo warabitesitinze urabizi neza ko ari isugi ni uko yabimbwiye kandi narabyizeye yego icya gatatu ni uko ari umukobwa tuzabana akaramata yego
ese Dr. wenda bibiri ni nabyo tubifuriza. Ariko bibiri bya nyuma byo ndabishidikanyaho. Gute? Icya kabiri kijyanye n'ubusugi ntabwo wigeze ubitestinga ngo urebe ko ari ibyanyabyo. It's okay nacyo nyine nanjye ndagenda ku icyo kintu cyo kubyizera. Uramutse ubanye nawe nyine ukagendera ku icyo cyizere yaguha akubwira ati ngiye ndacyari isugi, ugasanga ntabwo ari isugi, byagenda gute? Aho ngaho hakoreshwa article 15. Ntabwo turi abanyamategeko dusobanurire. Hakoreshwa article 15. Bigenda gute? Twaba dutangiye urugo abeshya. Yego. Icyo gihe rero icyo namukorera namubabarira. Yego. Article 15 ni ugutanga imbabazi. Ni ugutanga imbabazi. Icyanyuma ni ubushake cyangwa se bitari n'ubushake. Icyo wavuze cya gatatu. Yego. Itsoka n'ubundi kugira ngo urugo mubane neza ni ukwihanganirana. Icyo kintu namubonye kiri wanjye. Ewana Joyeuse cyakora asigaye ateretse. Wamubonye reba taye. Kataye française. Ako so wagiye romantique. Reba igiki cyose umukubise. Gutya. Gakeye duri. Gutya surushu. Usurababaye. Rukaba mubabaza Mubita nanjye. Tangiye kubabaza sheri kandi hakiri kare. Mubita gashika ari romantique turi. Buri gihe uhora unkubita. Kubita nanjye. Oya. Kubita ntabwo nagukubita. Asha cyakora murakundana nawe ndimo ndagenda mbyizera ko nubaheza aba yisetsa. Uru rukundo n'urwanya rwo kabisa. Nese Joye. Wenda tugiye icya gatatu reka mite nkibaza wowe. Nuze Dr. Emma yaravuze ibyo kubana karamata. Umaze kugira aba ex boyfriend bangahe? Ba boyfriend. Aba ex boyfriend nyine abasore mwakundanye bangahe? Abasore twakundanye abakankunda nanjye nkamukunda. Ex ntawe. Nta n'umwe? Dr. umaze kugira aba ex girlfriend bangahe? Nge n'umwe. Umwe? Neza ubu umwe byibuza ntabwo wigeze umuhereza iyo promise yo kumubwira ngiye ndifuza kuzabana cyane se mukundana ntabwo ajya agomba ufite ibyumba kandi nawe uramuzi. Wamumenye. Okay, nimba ruri aho nta kindi narenzaho. Okay. Reka twikomereza ikiganiro. Rero ntabwo nshaka ko twirwa twinjira mu bintu by'ukuntu mwagiye mu rukundo we na Joyeuse. Ndashaka noneho kugira ngo ejo bundi twagiye tubona post. Joyeuse akora ishyano agira gutya bagutereye ivi. Uri umuntu w'umugabo ibyo bintu ntabwo tubimenyere mu muco nyarwanda. Bazi nawe narumiwe navuze se none y'umukobwa nuwahehera. Nuse mukunda. Yego. Nyine umuntu ukunda se hari ikintu utamukorera. Kibazi. Ku buryo unterera ivi. Nuse umuntu ukunda ikintu utamukorera. Je nagutereye ivi urabizi. Ibyo ni ibintu byemewe mu muco nyarwanda. Yego. Nawe mbona uraje tugiye kujya kwa mabukwe mbona uraje ugiye kunterera ivi. Ahubwo wenda reka tubaze Joyeuse ubundi icyo gitekerezo cyo kugira ngo uterere sheri wawe ivi cyaje gute? Njyewe rega yarambwiye mbwiye impeta ngo yanyambitse ngo sinkwe ngo kuzijya nyikuramo n'umunsi waremye. Nanjye rero narayikwambitse tuye kutazigera uyikuramo. Nimba nayikuyemo nanjye iwanyambitse nzayikuramo. Mbega ni ibintu n'impangwe cyangwa se nyine no se reba ibintu bategetse umuntu. Of course umuntu umuntu ashobora kujya gufura nka kuvureri ntabwo wayifura wambaye inunuzi. Urumva akayibagirwa n'urugero nkayitanze hano nayibagiwe induru igahita ivuga. Induru yavuga ngareba uyikuramo gute ukajya mu muhanda nese kuki utibagiwe kwambara umwenda? Nganyumvira mayi subibona si wumva ibyakuvuga turebe singi nayo dore nayishize ariko wowe uracyayambaye yandi yakwamitse Joye. Ndabona yambaye umva nonge nirwa narabibwiye abantu bose. Ubu tayari nta wundi musore ugomba kureba Joyeuse byararangiye. Ubu byararangiye. Nta n'uwigeze anabikora. Asubu muduha cyizere kiko Juno se yabikoze. Okay,
kwanza ubundi uzanamo n'ako kantu ka Juno. Juno uza watubwiraga ati ewana nta wundi musore nzigira nkunda kurusha Juno. Rwa rukundo wakundaga Juno ruracyahari, usigaye umukunda nk'umuntu ki kuri wowe? Yaba ngubu nsigaye ndi umufana wiwe gusa. Iby'urukundo byararangiye. indirimbo ye nshyashya niba uri umufana we. Natubwira indirimbo ye nshyashya niba ari umufana we. Nimba agiye gusohora. Iyo agiye gusohora ntabwo nyizi. Iyo yasohoye. Iyo yasohoye ari kumwe na Ruti Joel. Oya hari indi yasohoye nyuma ya Ruti Joel. Iyo ntabwo nyizi pe. Gusa ni umufana nyabaki. Hari iyo afite nshyashya? Wenda nta internet mfite. Ntayirebera kuki se na internet mfite. Nta na radio nyine. Nayo wabitsinze. Nagira ngo numve. Ntayo nyine. Atsujoye ngungu nka John agize gutya akavuga ati noneho ndaje tubijyemo neza. Data bigenda ako Joyce yabaye n'akayobe. Wabibonye? Joyce gahitera kamukorogo. Matentire kubiki mana bizina Yesu. Baravuga ngo na Imana itakura umuntu. Na Imana itagira. Ako kayobe nakamukorogo wana witubeye. Siga wisiga amavuta tukuru. Ntago nyanisiga mukorogo. Abantu bagende bareba amavuta yitwa Vaseline ya Gikotore. Niyo nisiga none kugira ngo nabyemere nahindura igikara. Ako kayobe nakanyamuneza k'urukundo. Oya nansanzwe ndi inzobe. Aya Joy nagaruko nkuko ari. Turye mu biganiro bya kera. Kera rega nayo nyine umukozi wo mu rugo ariko ubu ngubu ndoga nkisiga noga buri munsi noga. Ugikora akazi ko mu rugo ntabwo wogaga. Oya yoga icuro zingahe? Ntoga rimwe nyine. Rimwe mu cyumweru. Uyu ngo ari kubisubiza nk'ubizi reka gomeza basubize. Si byo se? Kabiri mu cyumweru. Aje ayeze yoga icuro 14 mu cyumweru. 14 oya. Izo ni ngizo. 14 mu gitondo ni mugoroba cyo kora we yoga inshuro byibura 8 7. Ariko musigaye mubana ku buryo umenya n'inshuro yoga ku munsi. Muragenda mwivamo muratubwira n'ibindi byose. Joye nundi dore n'ubungubu turi saa 2 z'ijoro. Musanze mu rugo kwa Dr. M. Ndataha. Taho ujya he? Utaha ujya he? Mwabwije ukuri abafana banyu niba ari n'ababatera inkunga mugakora mariage mukabishyira ku mugaragaro. Narabanye mwarishingiye. Oya ntabwo twakishingira. Niyo mpamvu tugeze mu gihe cyo kwambikana impeta. Ejo tuzajya mu murenge. Tugiye gusohora na invitation. Ngira ngo ejo umunsi w'ejo tuzaba twabasohoreye invitation. Izo invitation rero nizibateguza ko ku itariki shira wanjye agiye kuvuga yivuge uri umufasha wanjye ku itariki zingahe? 10 nuza nyumaje ko kanyigukurira shiri Ukaba igukurira so ujye wemera keye kanyigukurira Devira wallahi Allah akbar yafashe. Reka twikomereza ikiganiro cyacu. Ni ku itariki 10 na zingahe? Mariage iri vuba cyangwa murahiryo mu Umurenge ni kuri 19. Mariage ni kuri 19 za 2030 na kangahe? 2026 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 19. Mariage ni kuri 2 z'ukwa gatanu. Murumva nyine igihe cyagenda ubundi ni ukwezi kumwe kugira ngo umurenge ube haracamo ku kwezi kwa kabiri. N'ubundi ni mu matariki ya mbere nyine bizaba. Nuko na mariage agaca mu kwezi kwa kane. Murabizi ko bazaba ari ukwibuka. Niho twakabaye twarabishize ariko nyine kuba ari ukwibuka. So niyo mpamvu nyine bizaba mu kwa gatanu ku itariki 2 murabyumva naho ni n'amatariki ya mbere. Yego. Hariya ninjye kubabaza ikintu sembyibagirwa. Ngonwe iki? Namwe yo ka mukaro. Reka twikomereze.
hari ikibazo ariko nigeze kukubaza nkakubaza ni Juno aramutse agarutse anako aramutse aje akakubwira ati ngejo none ndashaka ko tubijyamo Dr. Yemo byagenda gute ko muri plan z'ubukwe ako ntabwo ari ikintu nashakaga kubabaza ndakibagiwe nagira kibazo okay nari bidukomeze so Juno namushimira ko yansapotinze ariko nanone nkamubwira ni wapi wahita umukatira none se ko yaranyanze rega kandi ikindi Juno ashobora kuba afite n'abayegisi benshi nese kugira abayegisi benshi hari ikintu bitwaye ni experience aba yaragize y'urukundo experience ni experience uriya njyewe reka nkubwire nkundanye n'umusore wagize nyine nka making ashaka ibyo bintu nyine yabikoze afite abayegisi benshi nanjye namubwira ati reka mbanze ngire abayegisi nk'aba wagize nyine ari rwa rukundo rwa nyarwo nyine tuvuga tugiye kubana iki n'ibiki kambanze mbagire ibyo wakoze nanjye mbanze mbiminuzemo hanyuma ubwo bivuze ngo umugabo waramutse umufasha ariko guca inyuma nawe wamuca inyuma kugira ngo umubabaze ntabwo namuca inyuma kugira ngo umubabaze nese we aba yaciye inyuma kugira ngo bigende gute hari igihe ushobora kugwa mu mutego ushobora kugwa mu mutego gutegwa reka nkubwire mayi uzi kugira ngo ngire imyaka 10 ningahe kugira ngo mbe nduyu nguyu ndi reka bari ko mbe kugira ngo ngire imyaka 20 uzi ibyo nanyuzemo ko ntatezwe se ko ntatezwe ko Imana yagiye inyuza mu bintu bigoye igitsina gore niyo miterere yacyo cyo kigira kwihangana muri cyo ariko abagabo bisobanuye neza ubundi baravuga ngo abagore bose nabo umwami sibyo ariko umwami ntago ari abagore bose yego uri kucyumva icyo kintu ariko ntidushyiremo akantu ko kwikunda k'igitsina gabo ndabizi abagabo mwishyira heza nako twishyira heza twaremwe mbere yego kukiza Imana itaturemeye rimwe reka nkubwire sheri sinaremwe imbere yawe se ibyo birakureba ubwo ni urubavu rwawe reka reka nkubwire bagukuye mu rubavu rwanjye singaho ahantu wavuye ni umva ibibazo ngiye kukwaza bise niba uzi yuko aka kanya ibibazo biri seri mbaza aka kanya urya okay n'urugero kananga urugero kuko ndabizi ko wenda utabikora niba uzi neza yuko uryamana n'abakobwa mva ahubwo ndabizi ko atabikora murararana murararana ndabizi ko atabikora yarabikora nawe naba narabikoze n'ubundi yego urumva nimba uzi neza ko ibyo bintu bikora ni urugero ariko nimba urutari urugero nimba uzi neza ko tuzabana warangiza ukabikora ubumbwira mbamubwira gute ubumbwira ushaka undi mugore kubera yuko njyewe nazanipfira ndi isugi nabirenze urashaka kuzaba umubirikira njyewe Imana aho kugira ngo Imana ntabwo mwakumva ukuntu urukundo rubabaza noneho umuntu kuguca inyuma none ubwo wowe ngufashe wanciye inyuma bya njye numfata uzanca umutwe oya njye ntabwo nemicana uzasaba Imana iwunci oya okay njye ntuzigera ibyo bintu nzahita ngusabira umugisha ku Mana ibyo bintu ati Mana yo mu ijuru uriya muntu unciye inyuma umubabarire uzi ikintu cyo kita kizakubaho Imana ni bwite Rwanda nayo uvuze ati ngo Mana uriya muntu uzamumpanire ihita imubabarira cyane urumva nyine nibyo ndi kukubwira njye numfata sha nyine sinzi ko nabivuga numufata wanciye inyuma nzahita nzana kamera mbishyire ku karubanda kuko nzagukubisa ugushyiraho ingenza se ingenza nk'icumi nanga umuntu nshyiraho ingenza ndabeshya banyarwanda nzamukiraho ingenza ukizeho ingenza nkande none nkande nkanjye kugira ngo nyine nazakubura kigusambana handi nubwo njye nakureka ukahagera
ariko ntabwo nakemera ko unabikora nubwo wabuze do ntabwo nakemera ko unabikora nahagerera mu gihe hahandi amaze kwambura neza nkahita nk'ubwo ubwo zari ubugome kuko sinakwanga ahubwo naza nyine nkayigukuramo nkahita nkujyana nkagusubiza mu rugo ukayimukuramo iyi se ntabwo uri kubyumva vuga iyi iki inzu se rogi inkeragutabara inzu ntagukura mu nkeragutabara tubwire iyi inkiryi bayita urukiryi amagambo dudahema uvuga nubwo si ukuri ntabyo ndi kumva kuko njyewe aho ujya ngo nkubure nginuza ngo zagufashe urumva inkeragutabara nuko umva zitarabikora nahageze kare cyane ariko se Joye mbabere umbwiza ukuri n'utubeshye Dr. M ntagiye wenda wigize umusura kuko hano ni muri ghetto ntago ari iwabo ntagiye byuze ageze kumusura ukajya ubona arimo arashaka ukwikoreshaho aho yarabura nta kuntu twabigenza vugisha kuri Joye mu kazi ngataha uzuje mu kazi neza ntagiye ugize uje kumusura wapi munoze musura nuva muduzwa n'akazi kandi ari umugabo wawe nako ari sheri wawe ntago ajya yemera ko musura ngahibaze kweli neza ubu ngubu uri hehe ahangaha kandi naje gukora nose ubu ntabwo turi mu biganiro yego none ngenza hano nje mu kazi nkataha iwacu ese ubwo umunsi naje nkagusanga nta kamera uzamenye ko naje nje gukora nta kamera ebu nzaba ntabwo ndikubona. yatuma nza kumusura kandi hari igihe njya mbona ibiganiro yagusuye wanamutekeye yego yasoje ubibona wajya uvugisha nyine njyewe yabaga yansuye jya ubwiza abanyarwanda njye yabaga yansuye ariko njye ntabwo yakemera ko musura ubu uri hehe ndi hano hehe mu rugo iwawe urakoze ndetse ntabwo turi si turi mu kiganiro ahubwo we bana dore kanze mu kanya nigendere amafaranga yo kwishyura inzu y'ukwezi ubu niyo turi gushaka ahubwo abadiaspora baturemere akazi dukora njya nkunda kubivuga inshuro nyinshi aka niko kazi dukora ndabeshya mayi njye mvugisha ukuri twaretse ubucamanza tureka n'ibiki urumva tuza gukora aka kazi nuko ariko dukunda kandi kaduhemba kagomba no kuduhemba rero n'abadiaspora bajye batureba icyoroshye mani ngo turakodesha amakamera bamenye ngo turakodesha inzu turakodesha aho gukorera turakodesha mbese kugira ngo tubashimishe ibyo byose tubikorera kubashimisha sibyo dore ejo bundi tujye gukora ubukwe niyo mutadutwerera koko muragira ngo ubukwe buzaba ari bwa bukwe bwabo ndi bwo mu cyaro nyine bwa fe babyumva abadiaspora nyine n'abandi n'abanyarwanda bose babyumva abanyarwanda bose muri rusange abadukunda ubukwe buzagende neza ahubwo tutararenga naho ngaho mwatangana nimero wenda bashobora kubavugishirizaho sheri nanjye umunsi nange yanjye nta kibazo okay ni 079 18 497 18 yego ni ukohereza ibaruye ku mazina ni Romeo yego ni ukuvuga ngo yakohereza se utakuvugishije boya hari n'abohereza batavuze njye hari abagiye babikora kera ariko ubu ngubu ntabwo bakibikora hari abagiye babikora kabisa akohereza atanakubwiye ukaza usanga ukagira surprise ukavuga ati cyo ukora aba bantu ebana Imana ibaho umugisha usangaho 100 200 200 kono basuri kudukobya 200 n'ibihumbi 100 na miliyoni n'ibihumbi 50 yego n'igihumbi cy'amafaranga y'u Rwanda n'ijana ry'amafaranga y'u Rwanda so nibyo rero turi kubabwira aka niko kazi tugira njye na sheri wanjye nimudufashe dukora ubukwe bwiza ibintu byo kujya muri comment mukavuga ati ngo yango biriya ngo ni pranka ni pranka gute uri mu mutima wacu wowe twege turi kubereka ibintu by'ukuri ngo bira ni pranka
wababwira uwe Erega butumwa wese buri wese avuga ibintu akabyumva n'ukabibona ntabwo wabahora uko bandika kandi buri wese nyine buri wese avuga ikintu Uko abishaka. ukakibona Hallelujah. nuko ashaka kwandika sibyo bitewe n'aho avuye. njye ntabwo nabarenganya mujye mukomeza mwandike ibyo mushaka kuko icyo Imana yagennye nta muntu ujya ukivuga narayibagiwe icyo Imana yateranyije nta wagitandukanya gitandukanya gitandukanya iyo ndirimbo bahame icyo Imana yiteranyirije ntihagagire ugitandukanya tapesi bibaye tapesi ni tapesi thank you Joel bwirira Dr. M ibintu bibiri umukundira aha ntabwo ari abimubajije yari yanyibye ngaho twagiye se Uvugisha ukuri. kujya akunda kumva ibyo mukundira none se kubera ikintu bikunda bimurabure nyine kugira najye yicinya icyara avuga kumbe Mvuga ati, ajye akomeza anabyiteho byo ngibyo umukundira kugira ngo sibyo se eh, ushobora kuvuga ati wenda nkunda ko ari kabavu avuga ati noneho ubwo ni ukavuga ati ngiye nkunda menshi ukumva ukavuga ngiye nkunda ino wani paka yawe ku buryo iguma ihari itazabura urwaye ushobora kutajya mu byuma akajya kugabanya ya wani paka akashaka gufata ariyo ni so icya mbere mukundira ni ukankunda nanjye ubwo nta gukunda ntiwankunda amagambo make gute wakunda umuntu utagukunda no okay Ubwo se ariko njye- Imana iravuga ati Kunda mukunde n'abanzi banyu oya hari urukundo ngukunda umwanzi wanjye nyine mukunda nyine ntacyo nitayeho ariko wowe ngukunda nkwitayeho sibyo ariko umwanzi se wamukunda ukajya kumubwira ngo ndagukunda mu gihe we yirwa akugira intorezo ukagenda ukamubwira ngo ndagukunda ubigumana ku mutima ariko wowe ukakomeza ukamukunda sibyo ibyo mvuga sibyo nibyo mukunda kubera ko nkunda cya kabiri ni nayo ukuvuga ngo ntagukunze wahita unyanga ntabwo ubyumva njye nta muntu njya nanga buriya nanjye nkunda nk'uko ukunda Dr. M siwumva se siwumva ratamaye nyine bisobanure neza nose wowe na twari twasomana ntabwo turasoma sindanaguhobera ngaho none se urumva bihuye none bibaze ko umuntu umubera ku isi ari uyu nguyu turayivugisha ukuri ni ukuri wenyine niwe umuntu maze mama wanjye yigeze kuza kunsura abantu barambaza ngo kuki ngo namuhobe sereye abantu bose uzasanga bari kumbaza ngo kuki najya muhobera kandi koko ntago nyine mu maraso yanjye ntago bibamo kiri ntabwo ufite utuntu tw'udusonisoni cya kabiri harya ni cya kabiri mukundira ni cya kindi mwavuze nkigera hamwe iki uribuka mayi urabyibuka harya ndabyibuka ikintu mwavuze nkigera hano kubera ubusaza mba nibagiwe ntabwo twibutse nise abanyarwanda barakizi nyine mukivuga uri mwe mukivugira ntacyo nibuka ubu imyaka 64 ngeze koko icya kabiri mukundira ni uko nuko ngo ntabwo urasaba kuri wuncenje nibyo nibyo nangiye kuvuga ngabivuge nabi bituma icya kabiri mukundira ni uko njye nategereje ngo murabivuge ni uko tutaryamanye utagize ute tutaryamanye tumaze kuryamana inshuro zirenga 20 iyo nje kugusura se ntabwo njya ku buriri bwawe ndetse muraryamana turaryama tugunya tukabyuka ntabwo turaryamana nicyo ushatse kuvuga ntabwo ndaryama iwawe ukaharara nkaharara really nkataha saa 9 z'ijoro havugishwe ntabwo ndataha saa 9 z'ijoro mani ibyo bintu byihorera ariko ibyo ndi kuvuga ni ukuri ibyo birakureba
urusuzu ndebere ntago naharaye wapi manika akaboko kugeza saa 9 para kugeza mu gitondo kugeza saa 9 z'ijoro ntabyo nzi nimba harageje saa 9 saa 9 niyo imvura iranagwa iba nyinshi mayi kupi ntuzi wowe wowe ushaka kunsebya gugusebya gute ngo twarararanye we igihe cyo ndi kuvuga uvugisha ukuri umanike n'akaboko nuko naje kugusura ukantekera imvura ikagwa ukugama nkaryama uburiri ndyamyeho nawe wari uburyamyeho saa 9 zikagera akubwira ngo mperekeze ukambwira ati mbe itanyica nkasohoka nkagenda imvura iri kunyagira nkagera mu rugo natose wabuze kandi wakwirukanye ari wo ibaze uwo nyirukana oya jya uvugisha ukuri ndi kuvuga ibintu nk'uko byabaye wibeshye byari ko waranyirukanye nakwirukanye hano Byari. urambwira ngo genda tumukumvira manika akaboko njyewe uhita umanika akaboko tu Se. ukamanitse atari byo kacika tubizi ijambo ryanjye rirarema ntuzanakore n'iryo kosa sawa dusoze ikiganiro kabisa ariko mvugishije ukuri nta kuri uvugishije yibaze yewe mvugishije ukuri gareka mbisobanure neza abanyarwanda bo babyumve wenda bigumye gutyo abanyarwanda ntabwo babyumva nuko wowe iyo sanse niyo ubyumvamo uhita uvuga ngo sibyo icyambere naje kugusura nubwo tutaryamanye urumva nubwo tutaryamanye ariko natashye saa 9 nkuko mbivuze imvura yaguye njye imvura iri kunyagira tangira mu rugo ibyo bintu byabayeho urabyemera cyangwa ntabwo byemera ntabwo mbyemera icyo gihe rero wanekeye merci chérie ntabwo watashye saa 9 watashye saa 6 saa 6 ntacyo kadafate kari saa 6 hakuna problem okay mayi soza ikiganiro cyatangiye nge ndashaka ushaka gutaha Ushaka gutaha? kujya kuryama ushaka gutaha ushaka cyangwa kujya urarara baraje shere wawe kweri urataha zino tumaze kugera saa 3 urataha rino joro ujya hehe kweri njya mu rugo ndashonje ndashaka kujya kurya cyahorara ukwera undi mwana arare yipfumbata kandi uhari aharira namwambitse impeta nibyo mukangisha abakobwa muza mubambika ngo nibyo Godfather yakubwiye ibyo ni Godfather niyo yabikubwiye yabimbwiye yakubwiye ariko nari mbizi yakubwiye ati ntacyo Dumba yakubwiye ati Dumba aranshyigikiye Godfather wapi we nagagushyigikiye bibaho twiganire ku musozo cyangwa hari ikindi gifite mushaka kubwira abanyarwanda abanyarwanda barebe aho hasi kuri Big Town TV bakande subscribe bakore share na like ndetse basure na Dr. M Official TV basure na Joyeuse wa Juno TV hanyuma tujye tubaha show za buri munsi gusa icyo tubasaba no kudushyigikira kuko dukeneye numva abantu bari mu nzira yo gukora ubukwe ku itariki 2 z'ukwa gatanu numva ubukwe ni ikintu gikomeye cyane yego ubukwe ni ikintu cya danje ni ikintu gikomeye ni ikintu cyo kubahwa rero abanyarwanda nibadufashe aba diaspora mudufashe nababwiye akazi tugira nakangaka nta kandi kazi tugira kazi kanjye ni production gukora indirimbo audio na video Mike akagukorera video yego urumva njye nkagukorera audio dufite aba producer hano dufite Crack Beat dufite Fazo Big Producer dufite n'umuhanzi uri muri Rebel ufite itsinda ryitwa Plan B iryo tsinda ririmo witwa Samlo n'undi witwa Jovimex so urumva rero dufite itsinda rikomeye wowe uri madamu wanjye uri CEO uri mwenyemari uri nyiri ubutunzi uri ni nyiri ubutungane ngiye dore ikintu nshinzwe nzewe ndi umupromota cyangwa uri umutetsi
ni umuporomota umutetsi oya by'abantu mufite indirimbo mu ndabure ndabure tuze tuziporomotinge kuri uko TikTok bishoboka mu makazi Mukora bamamarize uduchallenge. yego ubundi dukomeze ubuzima hanyuma twitegura itariki zingahe 5 nako 2 yabyibagiwe Ebyiri ikindi z'ukwa- twababwira ni uko dufite invitation ndetse ejo zizaba zarangize gukorwa tuzazibereka ikindi ni akagaruka nta kindi twavuga usibye kuvuga ngo hasta Hasta la vie ta nanjye nta kindi narenzaho dusubire mu biganiro byacu bitaha nari Angelo Michael